What is this? Money. Excuse you. What is this? What's happened? I need my money, please. Your money? Yes. Amafaranga yanje. Njye twavanye amafaranga. Ndiri nishimwe ni transport ngo hayi, right? Ibi bintu ndabirambiwe kuko ntabwo ubuzima bwanjye ari ubwo kuguma hano mu cyaro. Ubu nimba abandi bantu numva ngo babona amafaranga ngo bakora umuziki bakabona amafaranga kandi mbarusha n'impano meze neza. Ubu mari iki koko? Rwanda gira ingurube n'ibiki n'ibitindi gasani n'amahene n'ibiki. Uriya muryango. Indaya ni inda yawe. Uranyita ariko ute indaya wanze no kunyishura yo twavuganye. Gaho njye amafaranga. Nongere nsa amafaranga. Nta mafaranga yanjye. Uribaza se ko wowe ngutinya? Isi yacu ndihinduka biradusaba gusirimuka nanjye nkasirimuka sirimuka 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 akose we gusiga neza basaze. Ngiye mubwire kunzanira cyana unyureze ikiko ku cyansa janga cyo giye karise yose ububazi ngo ndi umuntu urane n'indaya. Ariko se nkawe uri boss reba inzubamo. Ubu uri umuntu uri ku rwego rwo kunanirwa gutanga amafaranga $500. Ikibazo nagara $500. Ikibazo discipline zero. Ubundi aho kugira ubeho ushoboye udashobotse. Urumva wabaho ushobotse ariko udashoboye. Hari abantu rero benshi baba bafite uburanga urumva kimanze ukabyugenderaho ariko discipline we ugasanga nayo. Nese ubukeneye discipline uzira bitch binankore cyangwa ubukeneye service aguha. Uzi bitch binankore yari yasaze. Shaka kumenagura inzugi nanjye urabizi umusirikare. Amasoja bose ndakuzi rwose. Uzuko nanayifatiye mu kabati kanjye giye kunywa amafaranga. Wenda ntago nakubwiye ubuzima bwanjye nawe tuziranyemo naho tuziranye ariko nyine arako ni mwiza. Ni mwiza ariko bene abakobwa ni babandi baza bafite gahunda yo kwiba umuntu. Namufashe neza ntwaye anywa amafaranga. None waruziko hiba abakobwa babi gusa. Nta n'umukobwa mubi wiwe umaze gusasika nshakira abana basebe. Oya reka none nkwereke. ngomba gushaka ikintu nakora uko byagenda kose. Ntabwo ngomba gukomeza kwirirwa iwacu. Ntabwo ngomba gukomeza kurebana na mama wanjye na murumuna wanjye. Nta kintu na kimwe ndimo ndabafasha. Ngomba kubikora nk'umukobwa mukuru nkagira icyo nkora. Ngiye kwikosora, ngiye gukubita collection. Ngiye gukubita karite so nyizera se. Ngiye ndi master planner. Urumva urabizi ngiye gukora plan gukubita karite ya nyayo ukeneye. Umukobwa mwiza wese uzashaka hano uzamuzana hano. Icyambere cyo hano hari presentable. Umukobwa wese nageza hano nyine mpamvu guca amafaranga menshi nuko babona nyine uba hano hadanje uri umukire urumva ufite amafaranga. Ntabwo rero umwana ajya kugura ngo mpereze 50 ngo cyangwa mpereze 15 ngo 20 cyangwa 100. Oya
ahagurukira muri 500 igihumbi 200 angahe nawe ujye uyatanga ko n'ubundi urayafite none se kanwa cyose aho umuntu aba n'amafaranga afite birahurira he nyine ariko ibyo ntabwo babibabwira none se umuntu ugitekereza kuba yatwara amafaranga n'ubundi yabuzwa n'ikigo yo gutwara ntawe n'ubundi ntabwo ushaka umurambanirega reka bose nabo bacanye ku maso cyokoranda sinzayibagirwa twaraserere tujya no mu muhanda ari abantu barasungera gusa harandi bakobwa nzi beza bafite na discipline bameze neza ubu ngubu noneho ni promise nguhaye ngiye kubikurikirana urumva nkuzanira umukobwa mwiza ufite na discipline wa wundi tuzavuga ngo bose ngo abonye amadolari yawe hari kuri abapanze urumva mwagiye kuyakora muhoya umva rero nkubwiye sibyo nakwa kanzi gatoya gumanga ndaje gatoya ndagutegereje databusha akoze cyane Sisi rero tunseze ubwira tugiye gusoma ibitabo ugeze mu byombo gute Mana kubeshe numvaga nabuze amahoro ngewe isi ufite ikibazo kikandi ntushaka kwirirwa ndashaka akazi Mana ntabwo ngomba kuzajya mbyuka ndebana nawe reka nkubwire isi ibyo birekera Imana siko murankubwira akazi nikaboneka kazaboneka nyine dukomeze dusenga igihe nikigera kazaboneka ntanonge ntukajye wiheba nuse nujya mu bitekerezo dore nyuzanga mbona wihebye ibitekerezo nibyo mbo harimo byakunaniye uri gutekereza hanyuma nutekereza nibwo akazi ukabona ntabwo gusoma nabishobora kandi iyo natuje ntabwo mbishobora isi nyumva cara usenge nabwo ko tuzasenga Imana igakora ibyayo sibyo kandi jya wizera Imana kandi simba mbona ntazi sikumba umuntu utakizera Imana ndayizera Imana nubwo bizongera nuko mbabara rwose gusa ntabwo byabura nyine akazi kazaboneka igihe kizagera kaboneka sibyo biraza ariko jye nawe ujijisha Shubiteze meze neza Iko shabyo rero hari hashize iminsi ntagera hano ni karibu nyine urakoze none se Nkusi arimo aho uhora mbaza nakakana wanyemeresi wakama harya nabona ko gwabushize ntabwo kama kandi wavuya ako se iyo waje aha uwinjira wenyine ari amazi aba yuzuye mu cyumba n'ibikindi se yahe kandi niwe muntu urara hangagira akazi ubura urarara aho urarara ute ko mbona amazi yahize ko rero abantu bo mu rugo nagamugira utugambo twinshi umva kankubwire ibibazo umwana wanjye afite koko ndiyambaza ndi rero ukuntu mpamagara Marita rebe ko yamfasha haro Maruraho makuru y'imyaka myinshi ni mama Isimbi umva rero muvandimwe hari ikintu ushaka gusaba sinzi icyo uri bumfashe rwose mfite ikibazo kinkomereye cy'umwana wanjye nagira ngo mpe ku mafaranga yego hamwe byose umuvandimwe si ibintu bikino n'umwuka byaranye ariko ibibazo biragwira mwana we ubu n'umuvandimwe nari nsigaranye nawe pe yanze kumfasha yanze kumvugisha arankubye nimba mwararwaye mukazana amazi yo muri dushe mugasuka mu mashuka ibishuka byari bitose ibi niho binuka ukuntu ubu wasanga buri muntu wese winjiye aramubwira ngo hano ngo haza umukobwa ngo iyo yaje ngo ndakoropa ngo mu bakobwa baza aha bose
umubare ntabara ni wowe wenyine nkunda reka sho wenda ukunda ariko turatunda ni nuzana wabo ndi barwanye nako navuze ya filime waruvuze gute ngo wazanye amazi wa wundi bagize gute hano haza abandi bakobwa ya filime nanzaniye bararwanye nita mbona bizagoreka nkubwire hano ntazajya haza abandi bakobwa ndaza kugusigira nimero yanjye njye nzajya ngo akantu ujyemo amagara bimbwira ramerezaho gakeya nanuko nabayifa reka ngende nicaye ndumva nananiwe mu kuntu turaza kuvugana nta kibazo ndakagura kandi unshaka boss iyi ndashaka nkusi nuko bakubaga ukazana amazi atari amaraso oya nawe gabanya amagambo biga mwibagiro kamukubwire isi yacu igenda ihinduka biradusaba sirimuka se mwana igihe uba wakorewe nta nubwo uruhuka shanga ubonye nagushakaga ngwino nkubwire ngwino wahaye iki se kandi ngwino nkubwire ni ukuri ndagushaka mwana uraho inshuti yanjye uraho neza inshuti yanjye nkubonye nari ngukeneye uvuye se kwahirira inkwavu rwanda rumwe rurahaka oya shabye ni mama y'Imana ahubwo nzakuruza umeze neza hari ibintu nari ngukeneyeho ibikize paretse ariko kuvuga nabi nkakuganiriza koko ntabwo nakubwiye ko mfite impano yo kuvuza umwirongi se oya shabye urire mfite impano niyo kuririmba hari ukuntu burashanze kuririmba wamfura we siko nari mukumbuye namaze igihe buri gihe nguhamagara ukambwira ntabwo uhari kugira kugufatisha biragoye babe najya mukumbuye ko nyuma mfite akazi kenshi niba nkumbuye kubera iki nkubura ibi ni akazi ariko muri iyi minsi utazi ko kwitaho ndahandi injira basi ko hari umushyitsi wundi se umuntu ugushaka ni muntu ki ni wa wundi wavuye hano ejo bundi mubwire yuko nje wa wundi nimba ari mubyara wawe ni mushiki wawe ndaje sheri yes babe ihangane gato ngiye kureba umunsi byo it's okay nta kuntu ko nshaka si urabyumva ndi kubyumva cyane nese ubwo urumva nawe kubyumva warebye ukuntu nguriza amafaranga baretse ibintu by'amafaranga bumboye yashamba meze nabi sinkubeshye ntago ari menshi nshaka ntago ari menshi nshaka banza wumve igitekerezo cyayo hari umuntu twavuganye utiya hirya y'i Kigali hari mwene wacu waje hano araza turaganira ambwira ko i Kigali yaba za studio zirahari nanjye ari umuhungu twiganye nanjye rero ni ukuvuga ngo urumva Gikongoro yanyimye amafaranga Gikongoro buriya muramubwira ati Gikongo ko mfite impano wazarebye ukuntu basi nanguriza nkajya nkora nyakwishyura arabyanga anerera yarambwira ati urwego rwawe n'urwo kwirirwa gucigatiye isuka sha none rero mva nkubwire wareba ukuntu nguriza amafaranga makenya sibyo nkagenda nkerekeza iyo za Kigali nkagenda ngakora indirimbo ko nzayagusubiza kutanaguje kubibuza hano isi nta nubwo wabanza ukansuhuza basi ntabwo ari umubwire kugusuza ntabwo ari ikibazo ahubwo kutanekuje kuri buze kundeba shaka kunsuhuza ni ikibazo nk'umuntu mutari muherukanye kweri okay anyway kuba naguteguje numvaga ntacyo bitwaye kuba naza kukureba hano hari ikibazo kirimo ku buryo urugo rwabaye rwawe se ariko njye ndumva nta kibazo uratekereza kuza ukaza niko ni message ukaza gusa tu hari ikibazo kirimo se ikibazo cyari kuba mari uko ntari kwagusanga ariko ubwo magusanze ndumva ari amahoro ese ni ryari uzabaho ugira gahunda nzima ahubwo ni ryari uzabaho ukaba umwanya mu buzima bwawe
naje. reba aba bantu mubana ngo mubimina Sibira ntabwo turafata mwana. Oya njya mbyumva Ntabwo turafata. ngo hirya iwanyu ngo kumugina ngo hari ikimina ubamo ngo woroye amahene amatungo arenze. Reba ukuntu ngenza sha nukuri. Ntekerezaho nushaka ugenda ubwire sobuja nyirarutanga sha. None se de kibazo gihari. Databuja ntabwo arampemba. Urumva za hene zanjye n'ubu ngubu ntabwo ndatangira kujya kuzicuruza ngo mbone amafaranga. Inkwavu nazo zirahaka. Use mfata urukwavu ruhaka ngiye ngo ngiye kurucuruza kugira ngo amafaranga ugiye gukora imiziki. Ese uriyo miziki wayihora ugakomeza ugahinga cyangwa nawe ugashaka ibindi akandi karimo k'amaboko ukora. Aho urajya gukora imiziki. None se ubu ugiye kunyahura mu bintu. None uzungukira. Ese ubu nzahura muri ibi bintu. Kari wowe muhire kuri inshuti yanjye. Shu. Subiza ko mukunda. Ngeze ku gahunda kanunguye, sibyo? Ugiye kwihangana gato umusabe serivisi. Ugiye ku mwanya ubutashye. Hari ikibazo se bebe? Binona. Ya ni gahunda ngeze nunguye umuntu turi kumwe muri soka turakorana. So urumva nawe nyine kuganira nawe. Okay. Ahubwo icyo ndakora y'amafaranga ndagushyira kuri telefone ko twavuganye. Oya. Ntabwo bikunda ubushize warambeshye rero ntabwo nako kugenda utakoze. Cyangwa nyaguye amadolari bavunjisha. It's okay. Cyambye n'amafaranga. Ariko nta amafaranga nukashyira imbere. Icyambere ahubwo nuko ugomba kugaruka sibyo? Ariko nanone no money no life, you know. I know. Kamera gato. Harya nanga. Nanga nagomba kugusha. Nanga nagomba kugwa. Nanda kugarurira. Boy, yari 300 sibyo? Okay. $60 hano ararengaho. Amafaranga menshi. Ngahambara sibyo? Love you. I love you. Mana yanjye. Ndakomeza kuba muri ubu buzima koko. Bwo kubyuka nkicara mu rugo. Umukobwa muzima w'inkumi nkanjye wize kaminuza akayisoza. Nyiri mubi koko ndakora iki Mana yanjye. Kwiga simbona akazi. Nkirirwa nicaranye na mama wanjye mu rugo nakabaye hari icyo mufasha. Mana ndakwinginze ibi sibyo nifuza. Ibihumbi 100 mfite se koko Mana biramfasha iki? Gikongoro se we yayama. We gikongoro cyokoze ari ukuragiza gahene ibyo nabikora ariko sinkoshye reka ngusezere. Ihangane rwose. Igendere sha. Cyangwa uzategereze n'amasaka Igendere n'ubundi uri inshuti yanjye hakugira dupfa busa sinzaburu yanguri. Zigende. Ariko naye ibintu by'imiziki guhunzana mu. Reka ngo me muri aka kazi nye. Ubundi subiye urwego rwanjye karu. Ariko uzabiragiza Imana. Mbabarira n'ukuri. Ari ukuntu bijya yumva abantu. Uriya mukobwa ni nde?